iyo bavuze made in Rwanda ni imyambaro yambarwa n'abagabo nk'aya mashati bamenyereye ko abagabo aribo bayambara nakoze ibishoboka ngo nambare ndabiza abatayeri ubu bari tayari kuyidoda ariko nibura nibajya bayidoda bajya bibuka ko ari wa mbere wadoze made in Rwanda yo muri ubu bwoko umugore yambare yewe bira bintu byo guhora ibintu byose ari by'abagabo hari ukuntu njya mbirambira hari ukuntu tw'abakobwa twari dusanzwe dufite imishumi hano hari utuntu dusanzwe ari tubona hano turabona nta umuntu w'umukoboyi ariko mba mwubona ngiye no kwemera mubi cyane ubundi wenda nk'abantu badukurikiranye cyangwa n'undi basikuze ushobora no kubona utaranabivuga we kuri channel yawe sinzi nimba warabivuze cyangwa utarabivuze watangiye itangazamakuru ryari kubera iki warihisemo umwaka wa 2009 kubera iki wabihisemo nakazi nkora nkunze kandi nshoboye yego uragashoboye kugashoboye umuntu wazanye ibimenyetso by'ukuntu sikoye yarashwe twe tuba dufite ibimenyetso rero ugomba gukora bitakuraho ko wenda hari n'igihe nakora ibyo abantu batakunze cyangwa bitari nabyo ariko kubera ko jewe nkora nitegura gukosa iyo nkosheje ndakosora njye nibaza nk'umugabo wawe ntabwo yigeze abigiraho ikibazo bwa mbere ujya kubitangira nawe ugasanga afite imyumvire yo kuvuga ati wabaye uretse ibintu byo kujya muri biriya bintu yasanze ndi umunyamakuru ashobora kuba wenda ari byo nkundira we ntabwo nkunda I love you hari umurongo ujya uvuga uti uyu nguyu ntagomba kurenga ukavuga uti uno murongo ubundi mu bintu byose tutagomba kurenga ariko igitangaje ni uburyo nyine nanahamagaye kuri stage kuhamagara Christopher cyari ikibazo ko yaje bakamuha ko ntacyo akayisubiza yayishubije nicyo cyabaye n'iby'igiciro rero ku myaka yanjye bwa mbere nje ntago ubundi nsanzwe ndi umuntu uba mu muziki ariko ku bitaramo nk'ibi gakondo kubaye musi kuko ntabwo binsaba kuvuga yamani urumva hari ibinini bikimuvuga wagwan my people nibyo baba my people hano navugaga abaturage b'u Rwanda turabashimira nibyo biranyorohera rero kubasha kubivuga ariko n'iby'igiciro kuri giye kuba ndi kumwe na Makanyaga ku myaka ye umuhanzi ufite izina buri wese azi akwishimira ko umunsi nk'uyu ari ngiye uri umuhamagare kuri stage bifite icyo bisobanura rero yego byanyisobye kugira ko wambaye neza cyane no myenda ikorerwa hehe muri Scovia Fashion ufite company nk'abandi ba Kigali rega hari ukuntu gahunda iri hari aba hari biba bikomoka mu gutora neza mwe ni mutore neza icyo ni icyambere icya kabiri ni ukumenya icyo igikenewe icya gatatu buriya bitatu biba bihagije apana gusubira inyuma ndakwemera mama Scovia ikorera hehe dukorera muri Mike muri ground floor cyangwa mu nzu ya mbere iyo uturuka kuri Rwanda Revenue yego winjiriye kuri Prime ndahabona kuri Prime kabisa urakomeza iyo korodoro neza iyo hageze ureba icyapa kinini cyanditseho Scovia Fashion House kandi hagaragara ifoto yanjye n'andi mafoto y'imyambaro yego Scovia hari business nyinshi cyane washobora gucuruza amapine ushobora gucuruza spare parts zindi zitandukanye ukoresha wese mu made in Rwanda bimwe mu bigize abantu abasirimu mbere yuko tuvuga ngo umuntu ni umusirimu tubanza kureba uko asa ntekereza ko umuntu iyo yambaye neza bagaragara neza yego ni byiza ko abantu mp'amakuru nkwiye no kubambika neza kubera ko dufite amakuru ari smart n'abarimo kuyakora nabo bari smart basa neza bityo rero kwambara icya kabiri nuko iyo bavuze made in Rwanda ni imyambaro yambarwa n'abagabo nk'aya mashati bamenyereye ko abagabo aribo bayambara nakoze ibishoboka ngo nambare ndabiza abatayeri ubu bari tayari kuyidoda ariko nibura nibajya bayidoda bajya bibuka ko ari wa mbere wadoze made in Rwanda yo muri ubu bwoko umugore yambare yewe bira bintu byo guhora ibintu byose ari by'abagabo hari ukuntu njya mbirambira hari ukuntu tw'abakobwa twari dusanzwe dufite imishumi hano hari utuntu dusanzwe ari tubona hano turabona nta umuntu w'umukoboyi ariko mba mwubona ngiye no kwemera mubi cyane mama Scovia wakoze emcing neza hano nabibonye nanabikunze ugiye kubikomeza cyangwa birarangira hano muri kino gitaramo kubera ko mfite akazi kanjye ka buri munsi k'itangazamakuru nk'umwuga mbikora iyo mfite umwanya nabyo bishobora kuzana amafaranga kuko njye sinya nkorera ubusa ariko nanone ni ukwibaza ngo ayo mafaranga atatakaje
ibindi nakoraga byiza nk'umwuga wanjye w'itangazamakuru kuko ndatekereza ko ndacyakeneye kuwukora ndacyafite imyaka myinshi yo kuwukora ariko mu gihe kuko kwemusinga binaba mu mugoroba ntibyambuza gukora ako kazi. Ugarutse ku itangazamakuru ubundi wenda nk'abantu badukurikiranye cyangwa n'ubundi basikuzi ushobora no kubona utaranabivuga we kuri channel yawe sinzi nimba warabivuze cyangwa utarabivuze watangiye itangazamakuru ryari kubera iki warihisemo? Mu mwaka wa 2009. Kubera iki wabihisemo? Ni akazi nkora nkunze kandi nshoboye. Yego uragashoboye kugashoboye umuntu wazanye ibimenyetso by'ukuntu Sukoye yarashwe. Twe tuba dufite ibimenyetso rero karasevinze muri YouTube yawe. Rero ugomba gukora ibintu ushaka kandi ushoboye ariko cyane unibaza ngo bifite iyihe nyungu kuko kuba igihugu hari ibyo gikora ntituvuge ko byakozwe byaba ari ikibazo nanone kuba hari ibyo igihugu cyateguye ntituvuge ko hari ibyo abarimo kubyangiza nabyo byaba ari ikibazo. Ibyo rero mbifata nk'inshingano nge nk'umunyarwanda mfite inshingano zo gutangaza amakuru yizewe yigisha amenyesha bikarangira tuje kwa Makanyaga Buduru noneho tukidagadura. Nabwo tukidagadura ariko rero abanyamakuru benshi baganisha kariyeri zabo aho bashaka ugasanga Babu nashyize kariyeri yanjye muri showbiz ugasanga undi muntu yashyize kariyeri ye mu muziki muri football muri sport ba Axel Rugangura n'abandi mukorana kubera icyo wahisemo kujya muri uriya mujyo ukavuga uti ngiye ngomba kuvugira abantu njya mbibona cyane cyane nko kuri Twitter abantu bagutaginze ku bibazo byabaye ahanga. Yego kubera icyo ryo wahisemo Sukoye? Nkunda kumva amakuru kandi amakuru avuga ku buzima bw'abaturage n'igihugu. Uyu munsi nk'umunsi mwiza wo kwibohora hari igihe mu minsi yashize abasore n'inkumi barokotse jenoside yakorewe abatutsi bari bafite JRG turashima ariko ukanavuga ngo nubwo waba utararokotse ko buri wese afite uko yumva. Ese niki twari dufite abari ku ntambara barwana twari dufite abafite imitungo batanga ibyabo ababyeyi batanga abana ese mu gihe turi mu gihugu twe turatanga iki? Tugomba gutanga umusanzu ntibivuga ngo nawe ntuwutanga ariko je numva mbikunze kandi nkumva nawutanga muri ubu buryo bwanjye bitakuraho ko wenda hari n'igihe nakora ibyo abantu batakunze cyangwa bitari nabyo ariko kubera ko jewe nkora nitegura gukosa iyo nkosheje ndakosora keretse ntabimenye. Ariko rero guhitamo uyu murongo w'uburyo mvugamo amakuru yanjye y'ibyo ntangaza nawe urakenewe ari nayo mvuga ngo abanyeshuri bari muri kaminuza biga itangazamakuru bari inyuma abakobwa benshi abadamu ni byiza ko baza kugira ngo dufatanye n'abasaza bacu hari biryoha byunganiwe. Abenshi bakavuga bati nyamara buriya iyo ugiye gukomanta kuri politike cyane cyane mu bihugu turimo byo mu nzira igana mu majyambere biba bigoye. Abenshi bakagira ubwoba bakavuga bati nyamara dufite n'ingero nyinshi z'abanyamakuru aribyo bavuze wenda bakagiye simbizi ariko kubera iki wihaza ukavuga uti ngiye ngomba kubikora? Abantu barabyita kwihara kubera ko bashobora kuba batazi uko umurongo ukurikizwa. Icyambere kuvuga ko ibintu bitagenze ntibigize icyaha keretse bidahari. Ibintu rero iyo bihari ukavuga uko byagenze ugasaba uko biri bukorwe ntabwo bigize icyaha. Kuki abantu se badatinya ibyaha bagatinya ko abantu batabakunda? Uvuga ngo jewe icyo nirinda kugwa mu byaha nirinda kugwa mu makosa ariko ubundi nkora ibishoboka. Uvuga ngo icyambere abantu bakwiye kubaha amategeko kubaha amahame amabwiriza ibisigaye byose ukabikora uko umutima wawe urumva nubwo hari amategeko n'ibindi mu bintu byose tugira biruta ibindi mu kazi kacu n'akabandi conscience irakota cyane. Hari igihe amategeko abatabibuza hari n'igihe society bibyemera ariko umutima nama wawe ukubwira iki icyo ngiki ugikoresheje neza nta kibazo ugira. Hari umurongo ujye uvuga uti uyu nguyu ntagomba kurenga ukavuga uti no murongo ubundi mu bintu byose tutagomba kurenga ntabwo tugomba kugonga amategeko. Amategeko ahagaze nka antene. Antene twese abakurikira radio tuzi frequency cyari cyo iyo uyikomye itakaza umurongo ni uvuga ngo n'amategeko niba ahagaze atyo nka state ntabwo yagonga bitagonza amategeko nta kibazo mugirana azira umuntu yasatira cyangwa ukayakurwa ngo akwegere nta kindi kibazo. Nge nibaza nk'umugabo wawe ntabwo yigeze abigiraho ikibazo bwa mbere ujya kubitangira nawe ugasanga afite imyumvire yo kuvuga ati wabaye uretse ibintu byo kujya muri biriya bintu? Yasanze ndi umunyamakuru ashobora kuba wenda ari byo nkundira we ntabwo nkunda. I love you. Yego nibyo nkorera Mike mu mujyi wa Kigali
abantu iyo binjiye aho Rwanda Revenue ikorera barahazi ni mu nzu yo hasi iyo utambitse muri korodoro ubona Scovia Fashion iriho icyapa kinini kiriho imyenda ya Made in Rwanda y'abagabo n'abagore by'umwihariko hagaragaraho ifoto yanjye abasanzwe bazi uko nsa iyo bahageze barambona ariko iyo ndiho mba ndi seriye iyo foto mba ndiho ndi seriye ntabwo ari nk'ubu wancuruza ukancurura ejo nahoze mbona uri kuvugana n'ibirayi ngo byahombeye oya va mu isoko sawa murakoze Scovia Imana iguha umugisha kandi hereza umugisha imirimo y'amaboko yawe muri aba bose ntaho babasha kugura imyenda ncuruza irahenze cyangwa nuko idashobotse oya nuko mutabasha kuyambara yambarwa n'abasirimu ushatse kuvuga iki wenda sobanura uriwe ubwo bivuze iki none niko wari umeze none nongeye ngo sinagura ishati yawe ariko uyiguze wazahura n'umusirimu ukayimuha ngiye ntabwo yambera ariko wenda nawe nabaheraho nkabigisha uko mwambara nawe waza karibu asante sana ibintu kumbiruka wambaye neza byaje oya nta kintu cyanjye kiri hano imyenda ncuruza none se ibintu byanjye wari uzi ari ibi wari uzi ibintu byanjye ari ibi no kuri mikoro dutaga ntabwo nawe ni umunyamakuru ngo nyine by'abantu impamvu ikomeye rero gutuma mbasha gucuruza imyenda niba abantu kubaha amakuru tubaye n'imyenda bambara cyane n'amakuru cyangwa amakuru y'imyenda cyangwa n'amakuru amakuru ni iki amakuru ni ukumenya ko Scovia Fashion Shop ikorera muri Mik ayo ni amakuru asante sana korangajya so Scovia tumusaze wambwa n'akazi cyane we tunagutuye ni gituma mugani so Scovia hanga ni iki kindi kintu kihare ufite hanga cyo kunde kabisa nta kibazo ukora akazi kawe nta kibazo bagende ku kazi nangwaje nyine ni iki gitandukanye ubuzima bwawe bw'itangazamakuru cyangwa se n'ubusesenguzi no gukora Scovia Shop icyo nzi cya mbere ni uko nzi ku masaha y'igikenewe hano ndimo ndacuruza ntabwo ndimo kuvuga amakuru kanya mu gitaramo nariye musi ni ukuvuga ngo ni ukumenya uko nkurikiranya amasaha y'ibyo ngomba gukora ntegereza ko na buri wese ari cyo akwiye kuba akora niba ndi ibirera iwanjye ntabwo bibera ku kazi ijambo His Excellency yavuze ngo buri wese agomba kwihangira imirimo iryo jambo hari icyo rikugwa ku mutima cyangwa bigorane ko ndi buvuge ko nahanze umurimo ahubwo ndi ku kazi kuko si jye wa mbere ukoze rero ntabwo nahanze ahubwo naje nyoboka abandi nanjye ndakora imyaka yanjye aho amasaha ageze bigore ko nyibuka ariko urugamba rutangira rwo kubona igihugu sindi buvuga amasaha nzi yarwo mfite amakuru kubera ko wasangaga mu rugo hari abari bahari badahari hari abari abaturanyi badahari icyo gihe hari amakuru yuko habaye impamvu ariko uyu munsi nyine icyiza ni uko mbyarira mu gihugu nkaba nitwa umubyeyi wenda iyo mbyara amahanga mba nitwa irindi zina